mugani bawuca simbizi ariko numva bawuca ngo ngira uwo mugendana nkubwire uwo uri we. Mu by'ukuri burya niba uri kugendana n'umuntu w'umujura ibyo byose nawe uzaba umujura. Niba uri kugendana n'umuntu utagira ukuri burya nawe azakwanduza kutagira ukuri muri wowe. Niba ufite inshuti ikora ibibi nawe uzisanga wageze mu bibi. Uzagenzure rero uwo muntu, imico ye, ugenzure abagendana nabo. Reba niba ibikorwa bye bihura n'amagambo avuga. Baye nka ndirimbo ngo ibikorwa biruta amagambo. Reba niba ibikorwa bye biri guhura n'amagambo avuga. Hari umuntu ukubwira amagambo akaza kubwira uburyo ari mwiza, akaza kubwira uburyo ari umuntu mwiza, ariko nyamara ibikorwa akora ugasanga biri gutandukana n'amagambo akubwira. Ugasanga ni ibintu bitandukanye. Hello family, ndabasuhuje. Nizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose. Mozambique, mu Rwanda, mu Burundi n'ahandi hose nabashije kurondora. Amahoro Imana akomeze kubana nawe. Hano ni kuri Amazafi 31 ngewe nitwa Pina. Niba ugeze hano bwa mbere rero tubaye ikaze. Tunyuzeho ijambo ry'Imana, ubuhamya ndetse n'inama zishingiye ku byawe. Ukore subscribe rero kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Inshuti tugira mu buzima zigira uruhare runini ku buzima bwacu. Inshuti nziza ugira ishobora kukugeza ku iterambere ahantu heza hashoboka, ariko inshuti mbi ugira ishobora kugusubiza inyuma haba mu iterambere ndetse no mu mitekerereze. Niyo mpamvu mbere yo guhitamo inshuti hari ibintu by'ingenzi ugomba kubanza kumenya. Bana nanjye muri iyi video rero kugira ngo bataza kugira na kimwe kigucika. Uyitangire tugirane ku musozo kugira ngo ubashe kumugiramo byinshi. Niba ugiye guhitamo inshuti, menya niba uwo muntu yubaha abandi, kuko niba atazi kubaha abandi nawe ubwawe ntazabasha kukubaha. Reba uko yitwara iyo atabashije kubona ibyo agushakaho. Bakunda umuntu aza akagusaba ikintu wenda ntacyo ufite ukamuhakanira, ariko hari n'inshuti ishobora guhita uvuga ati ibingibi ari kubinyima bifite. Reba rero uburyo yitwara mu gihe mu cyo agusabye umuhakanye atakibonye. Uko yitwara niko kuzakwereka niba uwo muntu yavamo inshuti nziza. Menya niba uwo muntu ashobora kubika ibanga. Inshuti itabasha kukubikira ibanga bizakugora kuba inshuti nayo, kuko burya umuntu iyo afite inshuti mu buzima aba yumva yayibitsa amabanga ye, aba yumva buri kamwe kose yayibwira. Niba umuntu rero ugiye kukubera inshuti ari umuntu utagira ibanga, urumva amabanga yawe yose uzajya uyasanga. Niba ugiye guhitamo inshuti rero itonde urebe niba uwo muntu ugiye kugira inshuti ari umuntu ushobora kubika ibanga. Genzura neza umenye niba ari umuntu wishimira intsinzi yawe. Harimo inshuti utera imbere, watera intambwe runaka, wagera ku kintu runaka ugasanga nta byishimiye, ugasanga intsinzi yawe iramubabaje. Uwo muntu rero ntabwo yavamo inshuti nziza. Niba ugiye guhitamo inshuti, genzura umenye niba ari umuntu wishimira intsinzi yawe, akishimira icyiza wabashije kugeraho, akishimira iterambere wagezeho. Menya niba uwo muntu atakuba hafi cyane mu gihe hari icyo agukeneyeho gusa. Mu gihe hari icyo ashaka kugusaba, akamenya ko agomba kugutwara neza, akamenya ko agomba kuguhamagara buri kanya, akamenya ko agomba kukwitaho buri kanya. Ariko mu gihe serivisi ashaka kugusaba irangiye, cyangwa se niba hari icyo yifuza kugusaba kirangiye, ugasanga abaye nk'ukwibagirwa, uwo muntu ntabwo azakubera n'inshuti nziza. Genzura rero umenye niba uwo muntu ugiye kuba inshuti nawe atari wa muntu urakwibuka mu gihe hari ibyo agukeneyeho, byaba birangiye ugasanga bari musinziriye. Reba niba ari umuntu ubasha kwemera ikosa. Nubwo bagira inshuti burya ntabwo hazabura amakosa hagati yanyu, ariko burya inshuti itabasha kwemera ikosa ngo ibashe kurisabira imbabazi, iyo byakugora ko yazakubera n'inshuti nziza.
wakoshereje cyangwa se we akosheje azabasha gusaba imbabazi mugakemura ibibazo ubundi umubano wanyu ugakomeza. Menya niba ari umuntu ubasha kugushyigikira atari wa muntu uhora uguca intege, buri mu cyo umugishijemo inama cyose ugasanga uraguca intege, buri icyo ugiye gukora cyose ugasanga araguca intege. Umuntu umeze nk'uwo ntabwo azakuviramo inshuti nziza. Niba ugiye guhitamo inshuti rero, genzura umenye niba uwo muntu ugiye kugira inshuti ari umuntu ubasha kugushyigikira, ari umuntu ubasha kugutera imbaraga, kugushyigikira mu mishinga yawe. Genzura mu gihe muri kuganira umenye uburyo avuga inshuti ziwe za mbere, uburyo azikubwiramo. Hari umuntu uhora ukubwira inshuti yagize bwa mbere uburyo zari inshuti mbi, wumva nta kintu cyiza azivugaho. Uzamenye ko n'igihe nawe igihe muzatandukana nawe ariko azagenda kuvuga, ugasanga agiye kukubwira amakosa ya bagenzi be, turiya twabaye inshuti ariko yari ameze uku, avuga ibibi gusa kuri bo ku nshuti yagize bwa mbere. Jya ubanza utekereze kabiri umenye ati se ngewe igihe hajemo agatotsi hagati yanjye nawe nanjye niko azagenda mvuga mu bantu. Uwo muntu rero ntabwo azavamo inshuti nziza. Menya niba ari umuntu ubasha kukubaha mu gihe umubwiye oya, atari wa muntu buri kimwe cyose wumva agomba kubona igisubizo kivuga ngo yego. Niba ari mu byo agusabye akumva yego, niba ari mu byo buri kimwe cyose akubwiye yego. Genzura umenye mu gihe umubwiye oya yitwara gute, abasha kwakira oya, abasha kukumva. Nujya guhitamo inshuti uzagenzure niba uwo muntu ugiye kugira inshuti ari umuntu ubasha kukumva agasobanukirwa mu gihe umubwiye oya. Uzagenzure uburyo uwo muntu mubana mu bihe by'amakuba, mu bihe by'ibibazo, kuko inshuti nyinshi mubana mu bihe byiza ubundi hagera mu bihe bigoye zikigendera. Uzagenzure rero uwo muntu urebe niba ari umuntu muzabasha kubana mu byiza mukabasha kubana no mu bibi. Uzarebe niba ari umuntu ubasha kwihanganira intege nke zawe, kuko niba adashoboye kwihanganira intege nke zawe, intege nke zawe azagusiga. Uzabanze urebe niba ari umuntu ubabazwa n'agahinda kawe mu gihe utameze neza bikaba bimuhangayikishije ukamubona nawe adatuje. Uzagenzure nanone urebe niba ari umuntu wagufasha mu kibazo runaka. Buriya hari igihe uba ufite inshuti ariko mu kibazo ugize icyo cyose akaba nta kintu yabasha kugufasha, atari uko wenda se ushobora gutekereza ati ashobora kutamfasha kubera ubushobozi. Burya umuntu ufite gahunda yo kugufasha, ufite umutima wo kugufasha, ntabwo yabura ikintu na kimwe agufasha mu gihe ugize ikibazo. Ikindi uzitaho cyane, uzarebe niba uwo muntu ushaka kuba inshuti nawe atari wa muntu ugendera mu bigare bitari byiza, kuko burya baravuga ngo mbwira uwo mugendana mubwire uwo uri we. Niba ari uko mugani bawuca simbizi, ariko ntibabuca ngo mbwira uwo mugendana mubwire uwo uri we. Mu by'ukuri burya niba uri kugendana n'umuntu w'umujura, ibyo byose nawe uzaba umujura. Niba uri kugendana n'umuntu utagira ukuri, burya nawe azakwanduza kutagira ukuri muri wowe. Niba ufite inshuti ikora ibibi, nawe uzisanga wageze mu bibi. Uzagenzure rero imico ye, ugenzure abagendana nabo. Reba niba ibikorwa bye bihura n'amagambo avuga. Bayiga ya ndirimbo ngo ibikorwa biruta amagambo. Reba niba ibikorwa bye biri guhura n'amagambo avuga. Hari umuntu ukubwira amagambo akaza akubwira uburyo ari mwiza, akaza akubwira uburyo ari umuntu mwiza, ariko nyamara ibikorwa akora ugasanga biri gutandukana n'amagambo akubwira, ugasanga ni ibintu bitandukanye. Niba ugiye guhitamo inshuti rero, genzura urebe niba iyo nshuti ibikorwa bihura n'amagambo. Inshuti zanjye rero, mwakoze kubana nanjye muri iyi videwo. Iyi videwo iragufasha kumenya ibyo wagenderaho ubasha guhitamo inshuti izabasha gusunika mu iterambere, itazagusubiza inyuma, itazakujyana ahantu habi. Nagusaba kwisangiza
akamaro mu buzima bwabo. Inshuti zitazabakoza isoni, ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo